Success ni ijambo rikunzwe n'abantu benshi, ikoreshwa n'abantu benshi, ndetse nta n'umuntu ku isi udashaka kuba successful, kugira inzozi no kuzigeraho. Success definition is a signature of destiny and a stamp of the kingdom. Gutsinda ibanga ryabyo ni uko uri gukora cya kintu Imana yari yakuremeye gukora. Success is when the choice meet the pre-choice. Ni igihe guhitamo kwacu guhuye no guhitamo Imana yari yaduhitiyemo ijya kuturema. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza iyo twiteguriye guhereye kera kose ku isitararema. Mu cyongereza akora ijambo ngo we are preordained, twasukiweho amavuta mbere y'uko isi iremwa imirimo yo gufasha abantu. Muri iyi si gutsinda bisaba ko uri gukora ikintu Imana yaguteguriye kuzakora, kandi icyo kintu ukaba uri kugikora mu buryo bugirira akamaro abandi. Ese kuri mu isi uri gukora aka kazi cyangwa uri guteganya kuzakora akangaka, wigeze ushaka kumenya ako Imana yari yaguteguriye kuzakora ijya kukurema? Wari uzi ko ubushakashatsi ku isi bwagaragaje ko byibuze abantu 5 bonyine ari bo babazi the purpose of their life. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge rero, kandi kuva mu byandiko kujijuka. None se wari uzi ko burya no mu kubaho Uwiteka harimo no gukora icyo kintu Imana ijya kurema yakuremeye gukora? Yarakuremeye ko umucuruzi ukajya muri politike, ntabwo wayubashye burya, nubwo rimwe na rimwe ari ukutamenya, ariko ibihano bya mbere byo kutumvira icyo Imana yakuremeye gukora ni ugutsindwa. Impamvu nyinshi zo gutsindwa ni uko uri gukora ikintu Imana itakuremeye gukora. Hashobora no kuba harimo kuba uri kugikora nabi, ariko akenshi iyo ugikora nabi ari cyo waremeye gukora, ubukurikiyeho ugikora neza, kandi ubukurikiyeho ukongera ukagikora neza. Ariko iyo ubona ugikora nabi, wakongera kugikora kigakorwa nabi, wakongera kugikora ukakikongera kigakorwa nabi, biragaragara yuko uri gukora ikintu kitari icyawe. Success is a signature of destiny. Cya kintu Imana yaturemeye gukora, cya kintu yaduteguriye isi itararema ikadusukiraho amavuta, nuvuga ngo wahawe umugisha. Ashobora guhitamo neza akakurenza, wahitamo neza, nahitamo neza, n'undi wese yahitamo neza, kandi uhisemo neza wese nta kindi kibigaragaza. Imana ishyiraho sinyatire bita success. Ngo uyu muntu kuko namuremeye gukora iki akaba ari cyo ari gukora, nta kabuza kizamuhira, nta kabuza abantu bazamukunda, nta kabuza kizamuzanira ubutunzi bwinshi, nta kabuza azagera ku nzozi ze binyuze muri iki kintu. Abantu benshi bajya bibaza ngo ni gute namenya ikintu Imana yandemeye gukora, the purpose of my life. Abahanga benshi ibitabo byinshi byanditswe mu conference atandukanye yakozwe n'ibihangange, abanditsi bakomeye bavuze kuri success. Ibitabo biragurwa, ariko nakomeje kwibaza kuki basoma ibitabo, kuki bajya mu conference bakomeza gutsindwa. Naje gusanga ari uko rimwe na rimwe bashaka kwaplika imahame, ariko bari gukora ibintu bitari ibyo bakagombye kuba bakora. They are not doing the right thing. Ese nuko bitigeze byandikwaho kuba umuntu yamenya umugambi w'Imana ku buzima bwe cyangwa se the purpose of his life? Oya, byanditswe. Uwitwa Oprah Winfrey waravuga ngo you know that you are doing the right thing if you can do it without even being paid. Ngo wamenye neza yuko ikintu uri gukora ari Imana yakuremeye gukora, ngo mu gihe wanagikora bataguhemba. Passion cyangwa se mu Gifaransa passion, ikintu ukunda. Ariko ikibazo, ikintu ukunda ntigihagije, ndetse abantu bamwe bakurikira ibyo bakunda ariko bakabasha kwibeshya. Niyo mpamvu twateguye mu gitabo The Code of Success harimo ibintu bigera mu 10 bishobora gutuma noneho cya kintu ukimenya kandi utibeshya. Ibi bintu rero 10 byatuma umenya icyo Imana yari yakuremeye gukora muri iyi si. Icya mbere, passion. Icya kabiri, enthusiasm. Icya gatatu, courage. Icya kane, confidence. Icya gatanu, budget. Icya gatandatu, favor. Icya karindwi, knowledge. Icya munani, wisdom. Icya cyenda, fatigue. Icya cumi, food. Ibyo ni byo bintu 10 tugiye kurebera hamwe, tukareba uburyo bishobora kukubera ikimenyetso kikurangira icyo Imana yakuremeye kuzakora muri iyi si.